rya Frederic. Nejejwe n'Imana kubw'uyu mwanya tugiye kuvuga ku bihamya byo kwizera. Bihamya byo kwizera. Turagendera ku nsanganyamatsiko ivuga ngo kwizera ni ubuzima bwihamya ubwabwo. Kwizera ni ubuzima bwihamya ubwabwo. Iyo tuvuze igihamya cyangwa se abakoresha izindi ndimi ikintu bita evidence, ni ikintu gifatika kigaragaza ukuri, kigaragaza ko ikintu runaka gihari. Ushobora kubwira abantu ikintu ariko bagakenera gihamya yuko icyo kintu uvuze ari ukuri. Rero gihamya ni ikintu gisobanura ko ikintu koko gihari, kitari ikinyoma, icyo kintu uri kuvuga kikaba ari ukuri. Icyo nicyo twita igihamya. No mu buzima busanzwe ibintu byose bigira ibihamya, n'ubu buzima bwacu bugira ibihamya. Kugira ngo umuntu bigaragare ko ari umuntu muzima ariho, nuko tumubona agenda, ahumeka, avuga, akora, biba bigaragaza yuko uwo muntu ari muzima. Iyo bitameze gutyo ntago umuntu aba ari muzima. Ibyo ni ibihamya. Mu buzima bwo kwizera nabwo nuko bimeze. Iyo abantu bamaze kwizera bavuka ubwa kabiri, bakakira ubundi buzima bushyashya muri Kristo Yesu. Ubwo buzima rero nabwo bufite ibihamya, ntago ari ubuzima buri aho ngaho bwo mu cyuka gusa butagaragara. Ni ubuzima nabwo bufite ibintu bibuhamya bigaragaza yuko bihari, uwabwakiriye bikamugaragaraho akabyiyumvamo n'abantu bakabimubonamo. Haleluya. Ibyo bihamya rero byo kwizera nibyo tugiye kuganiraho. Badusomeye mu rwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, igice cya 3 cyose baragisoma barakirangiza, ariko turaganira dusa naho tureba muri uru rwandiko rwose rwa mbere rufite ibice 5, turagerageza kuruzenguruka rwose kuko ni urwandiko abagerageje kurusesengura bagaragaza ko ari urwandiko rw'ibihamya byo kwizera. Ni urwandiko rwanditswe na Yohana. Yohana wa wundi wari mu bigishwa 12 ba Yesu, ari nawe bakunda kuvuga ngo ni umwigisha Yesu yakundaga cyane. Hanyuma uyu Yohana wanditse ibingibi ni nawe wanditse nyine ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, akaba ari nawe wanditse ibyahishuwe. Yohana uko yanditse runo rwandiko bijya gusa nuko yanditse ubutumwa bwiza muri Yohana nyine akibana na Yesu. Iki gihe yabyanditse Yesu atagihari, arimo yandikira itorero, ariko agenda kenshi yongera kugarura amagambo yo mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Usanga uko Yohana agaragaza ibintu, agarura amagambo ya Kristo, ni mu buryo navuga buri straight. Agenda avuga ibintu nk'uko biri, atabiciye ku ruhande, akoresheje amagambo akomeye cyane. Muzasangamo nk'amagambo avuga ngo uyu muntu ni uwa Satani, ni umunyabinyoma, ukuri ntago kuri muri we, nta guhengekereza ngo agerageze kubishyira hagati na hagati, akavuga ngo umuntu umeze gutya na gutya na gutya na gutya, uwo ni uwa Satani, ni umunyabinyoma, ukuri ntikuri muri we, ntiyamenye Imana, akoresheje amagambo akomeye gutyo. Igihe Yohana yandikaga uru rwandiko, yandikira itorero ry'icyo gihe, impamvu yashatse kwandika ku bihamya byo kwizera, hari hariho ikibazo mu itorero. Hari hatangiye kwaduka inyigisho nyinshi z'ubuyobe, abantu batangiye kuyoba. Ariko hari hariho ibibazo bibiri by'ingenzi yashakaga gukemura. Icya mbere, kubera izo nyigisho z'ubuyobe zatezaga urujijo mu bantu, byateraga abizera gushidikanya koko bafite ubugingo buhoraho, bagashidikanya. Hanyuma abandikira ashaka kubaha icyizere cy'uko niba koko barize Yesu Kristo bakavuka ubwa kabiri bafite ubugingo buhoraho, kugira ngo abakure muri urwo rujijo, abakure mu bantu babatera ubwoba. Ibyo yabyanditse ku murongo wa 13 w'igice cya 5 cyera rwandiko twasomye, aho yavuze ngo ibyo ndabibandikiye mwebwe abizeye izina ry'umwana w'Imana,
kugira ngo mumenye yuko mufite ubugingo buhoraho. Haleluya. Ibyo kandi bigenda bisa na bimwe yanditse n'ubundi asubiramo amagambo ya Yesu yivugiye muri Yohana, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 5 ku murongo wa 24, aho yavuze ngo ni ukuri ndababwira yuko uwumva ijambo ryanjye akizera uwantumye aba afite ubugingo buhoraho, kandi ntazacirwaho iteka, ahubwo abavuye mu rupfu ageze mu bugingo buhoraho. Haleluya. Urumva ko Yohana agenda agarura amagambo ya Yesu. Ni nko kongera kwibutsa itorero ibyo Kristo yasize ari bwiye. Yashakaga kumara abizera ubwoba, abakura mu rujijo. Hanyuma hakaba hariho n'ikindi kibazo cyari kizanwa n'inyigisho z'ubuyobe by'abantu biyitiriraga ko bizera kandi batizera. Abo rero nibo muri uru rwandiko rwe akenshi akunda kugenda yita abanyabinyoma, avuga ngo abo ntibamenye Imana, ukuri ntago kuri muri bo. Icyo gihe hari inyigisho z'ubuyobe nyinshi cyane, ariko izamenyekanye cyane nizo bakunda kwita ngo ni gnosticism mu bantu bize igifaransa nuko bazita. Ariko izo nyigisho zagaragazaga ko abantu kumenya ibintu byinshi cyane. Iryo jambo gnos risobanura knowledge, ubwenge, kugira ibintu byinshi uzi ariko gukizwa. Ukaba waramenye ibintu byinshi, ushobora kubisobanura, ushobora kubibwira abantu, bakihata kugushaka kumenya ibintu byinshi cyane, ariko kumenya bakumva niko gakiza. Abo bantu rero bigishaga izo nyigisho rimwe na rimwe bakagenda bacukumbura cyane, bagerageza gucukumbura, bagahindura inyigisho za Kristo n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, bagatekereza ko ubwo bwenge n'ubwo bumenyi ari byo bibahesha agakiza. Bimwe mu byo bigishaga ni ugucukumbura cyane, bakagaragaza ko Yesu yaje ariko atari afite umubiri nk'uw'abantu, kubera nyine gucukumbura cyane no kumenya ubwenge bwinshi. Ni nayo mpamvu Yohana atangira kwandika runo rwandiko yatangiye avuga ngo Yesu uwo twabonye, uwo twumvishe, uwo twabanye nawe, intoki zacu zikamukoraho, kugira ngo arwanye izo nyigisho zari ziriho z'ubuyobe zitangira guhindura ukuri kw'ijambo ry'Imana. Hanyuma rero Yohana agerageza gutanga bimwe mu bintu bigaragaza abizera nyabo, abizera b'ukuri batari abanyabinyoma. Mwarura rwandiko rwe rufite ibice 5, agenda agaragaza abizera nyakuri batari abanyabinyoma. Ni nkaho agaragaza ko ubuzima bwo kwizera atari ibintu abantu bavuga gusa by'ikigare biri aho ngaho, ahubwo ni ubuzima bufite ibibuhamya bigaragara. Ndetse n'abizera abitwa ko bizera bagomba guhora bisuzuma, bakareba ko ibyo bihamya koko bigaragara mu buzima bwabo. Ndetse nabo batabibonaho bakamenya ko ari abanyabinyoma. Haleluya. Kwisuzuma nk'abizera, ijambo ry'Imana rirabidusaba. Pawulo yabyandikiye Abakorinto ba 2 mu gice cya 13 ku murongo wa 5, arabandikira aravuga ngo ngaho nimwisuzume ubwanyu, mumenye yuko mukiri mu byo twizera, kandi mwigerageze, mbese ntimwimenya kandi ntimuzi yuko Yesu Kristo ari muri mwe, keretse ahari mubaye abagawa. Kwisuzuma tukamenya kuko nimba tukiri mu byo twizera. Ariko ntago wakwisuzuma, abantu bize ibintu bijyanye n'isuzuma bikorwa monitoring and evaluation, ntago ushobora kwisuzuma udafite ibipimo ushingiraho bituma ureba nimba ibyo uri gupima koko ari ukuri. Ibyo rero bipimo cyangwa se navuze ibyo nisi bihamya byo kwizera bigaragara muri uru rwandiko, nibyo Yohana yagiye agerageza kwereka abantu, ashaka kubereka abizera nyakuri n'abiyitirira kwizera ariko bakaba ari abanyabinyoma. Ibyo nibyo tugiye kugarukaho muri uyu mwanya mutoya, ibipimo cyangwa se ibihamya byo kwizera bitandukanye Yohana yabwiye itorero, kuko natwe biradukwiriye mu itorero ry'iki gihe. Itorero ry'iki gihe naryo riri mu rujijo, harimo inyigisho nyinshi z'ubuyobe. Abantu benshi baragwiriye mu nsengero, mu biterane, hehe, mu buzima busanzwe, abantu bose bakiyita ko bizera, ariko se uko kwizera gufite ibihamya?
n'itorero ry'uyu munsi birakwiriye yuko ibyo bihamya tubimenya, tukigenzura twebwe ubwacu, tukanagenzura n'isi turimo yuko harimo ukwizera kukuri cyangwa yuko tutari kuyoba, yuko abantu batari kuyoba. Uko itorero ryari rimeze icyo gihe n'uyu munsi riko rimeze. Inyigisho z'ubuyobe zatangiye kera, no ku gihe cya Yesu zari ziriho, n'uyu munsi ziriho. Haleluya. Niyo mpamvu tugomba kumenya ibihamya by'abizera, umuntu agahora yisuzuma ku giti cye. Rero igihamya cya mbere Yohana yatanze, turagenda dusoma cyane amagambo ari muri uru rwandiko. Igihamya cya mbere yatanze ni ukugendera mu mucyo. Kugendera mu mucyo. Mu gice cya mbere cy'uru rwandiko uhereye ku murongo wa 6 yaravuze ngo nituvuga yuko dufatanyije nayo tukagendera mu mwijima tuba tubeshye tudakurikiza ukuri. Ariko rero iyo tugendeye mu mucyo nkuko nayo ari umucyo tuba dufatanyije ubwacu, kandi amaraso ya Kristo umwana wayo atwezaho ibyaha byose. Haleluya. Kugendera mu mucyo. Nituvuga yuko twizera dufatanyije na Kristo ariko tukagendera mu mwijima tuba turi abanyabinyoma. Nubango nimba wizera ko kugomba kugendera mu mucyo, ugomba kwireba ukareba kugendera mu mucyo. Umucyo ushushanya ibyiza, ushushanya agakiza, umwijima ugashushanya ibyaha. Rero kugendera mu mwijima ni ukubaho ubuzima bw'ibyaha no kwibeshya no kwihishahisha. Hahandi usanga abantu uko bagaragara inyuma atari ko bari by'ukuri. Ibyo bakorera ahantu abantu badashobora kubabona bitandukanye n'ibyo bakora ku mugaragaro abantu babareba. Abo bantu babagendera mu mwijima. Ntago bashaka ko ibintu byabo bigaragara. Babikorera ahandi hantu hihishe, bagakomeza kugendera mu mwijima. Rero no muri Yohana ubutumwa bwiza 3:19-21 Yesu yari yaragarutse kuri aya magambo avuga ngo mu gice cya 3 amaze kuvuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ku murongo wa 16 byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Hanyuma akomeje ku murongo wa 19 aravuga ngo abaciriweho iteka batamwizeye, abisobanura muri aya magambo avuga ngo uko gucirwaho iteka nuko umucyo waje mu isi, abantu bagakunda umwijima kurutisha umucyo bitewe nuko ibyo bakora ari bibi. Kuko umuntu wese ukora ibibi yanga umucyo, kandi ntaza mu mucyo ngo ibyo akora bitamenyekana. Ariko ukora iby'ukuri niwe uza mu mucyo ngo ibyo akora bigaragare ko byakorewe mu Mana. Iki nicyo gihamya cya mbere Yohana yatanze agira ngo abizera by'ukuri bave mu rujijo. Abantu bizera bagendera mu mucyo, ntago bacunga abantu batabareba ngo bakora ibyaha, ahubwo bagendera mu mucyo. Igihamya cya kabiri yatanze ni icyo kwimenyaho icyaha no kwihana. Kwimenyaho icyaha no kwihana. Turabireba muri Yohana n'ubundi rwa rwandiko twasomye rwa mbere, igice cya mbere uhereye ku murongo wa 8, aho yavuze ngo nituvuga yuko ari nta cyaha dufite tuba twishutse ukuri kutari muri twe, ariko nitwatura ibyaha byacu niyo kwizerwa kandi ikiranukira kutubabarira ibyaha byacu no kurwezaho gukiranirwa kose. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze tuba tuyise umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. Ahangaha umukristo nyawe ufite umwuka wera ahora yigenzura akimenyaho ibyaha kandi akabyihana, Imana ikamubabarira. Muri iki gihe Yohana yandikaga urwandiko, babandi navuze bakurikizaga inyigisho z'ubuyobe za Gnosticism cyangwa se Gnosticism, ntago bemeraga ko bafite ibyaha. Ibi bakoraga ntago bemeraga ko ari ibyaha.
biyitaga abera bakumva ari abera. Nuvuga ngo impamvu Yohana yavuze ngo nituvuga yuko nta byaha dufite tuba tuyisinya binyoma, nuko uko twireba tukiyita abera atari ko Imana itureba. Iyo yiturebye ibona turi abanyabyaha, ibona dufite ibyaha, noneho twebwe tukiyita ko nta byaha dufite. Nuvuga ngo Imana yo ntishobora kubeshya, ahubwo tuba tuyihinduye inyabinyoma. Bagakeresa imbabazi z'Imana, bagakora ibyaha ariko ntibabyemere, bagakomeza kwiyita abera kandi bakoze ibyaha. Ariko Yohana aravuga ngo rero abo bantu ni abanyabinyoma, bavuga ko nta byaha bafite ariko Imana yo yabareba ikabona babifite. Ariko arangije aravuga ngo ariko nitwatura ibyaha byacu, Imana yacu niyo kwizera, niyo kwizerwa, kandi kiranukira kutubabarira ibyaha byacu byose. Haleluya. Imana yashyizeho rumu y'imbabazi kubera ko izi ko turi muri iyi si tukiri abanyantege nkeya, nubwo twakijijwe ariko igihe rimwe na rimwe dushobora gukora icyaha. Ariko nidukora ibyaha twarangiza tukita ko nta byaha dufite, tuzaba twise Imana inyabinyoma, ukuri ntabwo kuzaba kukiri muri twebwe. Kwimenyaho icyaha no kwihana ni kimwe mu bihamya bigaragaza ko umuntu yizeye by'ukuri Yohana yatanze muri uru rwandiko. Birajyana n'igihamya cya gatatu shaka kuvugaho, kivuga ngo guhorana inyota yo gukora ibyiza no kutabaho ubuzima bw'ibyaha. Guhorana inyota yo gukora ibyiza no kutabaho ubuzima bw'icyaha. Hamwe twasomye muri uru rwandiko uhereye ku gice cya gatatu ku murongo wa 4, havuga ngo umuntu wese ukora icyaha abagomye, kandi icyaha nibwo bugome. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha, umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Agakomeza avuga ngo bana bato ntakagira ubayobya, ukiranuka niwe mukiranutsi nk'uko wona wakiranuka. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Hanyuma rero ushobora gutekereza, turangije gusoma aho yavugaga ngo nituvuga yuko nta byaha dufite tuba tuyisinya binyoma. Hanyuma hana akagaruka avuga ngo ukora ibyaha ni uwa Satani. Gatekereza, abantu bashobora gutekereza ko ibyo bintu bivuguruzanya, ariko ntago bivuguruzanya. Ukora ibyaha ni uwa Satani. Nuvuga ngo ukora ibyaha uvugwa muri uyu murongo wa 4 ukageza ku murongo wa 10 ni wa muntu wiberaho mu buzima bw'ibyaha akumva ntacyo bimubwiye. Kubera ko buriya uwabyawe n'Imana anesha ibyaha, niko ijambo ry'Imana rivuga, anesha ibyaha. Kunesha ibyaha harimo uburyo bubiri. Hari ukubyirinda ntubikore, hari no kubyihana igihe wabikoze. Haleluya. Burya iyo ukoze icyaha ukihana uba wongeye kunesha ibyaha. Hanyuma rero abangaba yavugaga ukora ibyaha ni uwa Satani. Ni wa muntu ugenda akabiryamamo akumva ko nta kintu bimubwiye. Nizo mbabazi Imana yashyizeho, agakomeza nyine akumva ko yakiberaho mu buzima bw'icyaha. Ibi ngibi yashakaga kubigaragaza avuga ngo nta wizera ubaho mu buzima bw'ibyaha, ntibakababeshye. Igihamya kigaragaza ko wizeye ni uko utabaho mu buzima bw'ibyaha. Ukora ibyaha ni uwa Satani, ntabwo yabyawe n'Imana. Hari igihe Yesu nawe yigeze ajya impaka n'abafarisayo n'abayuda muri Yohana mu gice cya 8, akomeza kubabwira ngo muzamenye ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Barakomeza bamugisha impaka, bamubwira ko ari abana ba Aburahamu, ko batigeze baba imbata y'umuntu wese, byose barisobanura cyane. Ariko Yesu arababwira ngo mukomoka kuri so Satani, kubera yuko mukora ibyaha, ngo uwo ni wese w'ibyaha uhereye mbere na mbere akora ibyaha. Ariko muzamenye ukuri, ukuri niko kuzababatura. Ashaka kubera ko azababatura iki? Ibyo byaha. Buri ikintu Yesu yajyaga akunda gupfa n'abafarisayo ntago ari ikibazo cy'amategeko n'ibindi, ahubwo ni uburyarya. Ibyo bavugaga ntago ari byo bakoraga, n'amategeko bigishaga nabo ubwabo ntibashoboraga kuyashyira mu bikorwa.
bafataga umugore usambana bakamuzana bakamushyira mu ruhame ngo bamutere amabuye, ariko nabo muri bo babikora. Niyo mpamvu Yesu yababwiye ngo utarabikora n'abari ubanza gutera ibuye, bose bakagenda hakabura n'umusigara. Bari bafite ikibazo cy'uburyarya cyo kureba ngo igitokozwa kiri mu jisho rya mugenzi wabo, birengagije umugogo uri mu jisho ryabo. Kubaho ubuzima bw'ibyaha, ukora ibyaha n'uwa Satani. Ngo bana bato ntihagagire ubashuka, ukiranuka niwe mukiranutse. Gukiranuka ni ugukora, ni ukubaho ubuzima bugenda nk'uko ijambo ry'Imana ribitegeka, nk'uko ijambo ry'Imana ribisaba. Muri icyo gihe rero Yohana yandikaga, hari abantu bumvaga ko bizeye Yesu Kristo bakanabyitirira bakanabyamamaza bashingiye kuri bwa bumenyi bafite, bakaba bashobora kubisobanura neza, ariko ubuzima bwabo bakaba bibera mu byaha. Arababwira ati rero ntihakagire ubashuka, ukora ibyaha n'uwa Satani ntabwo ari uw'Imana. Igihamya cya kane Yohana yandikiye itorero ni ukwitondera amategeko y'Imana cyangwa ijambo ry'Imana. Hamwe akoresha amategeko y'Imana, ahandi akavuga ijambo ry'Imana, ashaka kugaragaza ko uwizera muri rusange agomba kubaho ashishikajwe no gucukumbura no kumenya ijambo ry'Imana kugira ngo ayoborwe naryo, agende nk'uko ijambo ry'Imana ribisaba. Mu gice cya kabiri uhereye ku murongo wa 3 kugeza ku wa 6 muri rwa rwandiko rwa mbere rwa Yohana yaravuze ngo iki nicyo kitumenyesha yuko tumuzi, nuko twitondera amategeko ye. Uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye ni umubeshyi, ukuri ni kuri muri we. Ariko umuntu wese witondera ijambo rye. Hamwe twavuze amategeko, ariko muri rusange bikubiye mu ijambo ry'Imana. Urukundo akunda Imana ruba rumaze gutunganirizwa rwose muri we. Icyo nicyo kitumenyesha yuko turi muri we, kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye kugenda nk'uko yagendaga. Haleluya! Uvuga yuko ari muri Kristo akwiriye kugenda nk'uko Kristo yagendaga. Kandi Kristo ni inzira n'ukuri n'ubugingo, ni inzira n'ukuri n'ubugingo, kuko yabashije gusoza gukiranuka kose. Yabayeho ubuzima bwe bwose, abasha gusoza ukuri kose kw'ijambo ry'Imana ataguciye ku ruhande. Kwitondera amategeko y'Imana. Ageze mu gice cya 5 ku murongo wa 3 aravuga ngo kuko gukunda Imana ari uko twitondera amategeko yayo, kandi amategeko yayo nta rushya. Ntabwo wavuga ko wizeye kandi wiyobora mu buzima bwawe, ibyo ukora byose udashingira ku ijambo ry'Imana, udashishikajwe no gushingira ku ijambo ry'Imana. Dawidi muri Zaburi 119 muzayisome, agenda avuga uburyo akunda amategeko y'Imana, uburyo akunda ijambo ry'Imana. Ageze ku murongo wa 11 aravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima kugira ngo ntagucumuraho. Agera ahavuga ngo ubwo nzita mwami ku byo wategetse nibwo ntazakorwa n'isoni. Haleluya! Kwita ku ijambo ry'Imana, ukagira inyota yo guhora ureba ngo rirasaba iki muri situation ngezemo, muri ubu buzima ngezemo aka kanya rirasaba ko ngenda gute. Ibyo ni ibihamya bigaragaza ko koko umuntu yizeye. Yari ari kugerageza gutandukanya abizera n'ababyiyitirira bari bariho muri icyo gihe, kimwe n'abariho muri iki gihe. Nabo babyiyitirira bazi kubisobanura neza, mushobora guhura bakakuganiriza ko kugira ngo barizeye, baba mu nsengero bagakora imirimo myinshi mu rusengero, ariko nta bihamya byo kwizera bigaragara mu buzima bwabo. Igihamya cya 5 ni urukundo, gukunda bene data. Ngo uvuga ko ari mu mucyo ariko akanga mwene se aracyari mu mwijima na bugingo n'ubu. Uvuga ko ari mu mucyo cyangwa se uvuga ko yizera ariko akanga mwene se, ngo aracyari mu mwijima na bugingo n'ubu. Natangiye mvuga ko Yohana uko yanditse
mu butumwa bwiza nuko yanditse urwandiko ntabwo aca ibintu ku ruhande ngo agenekereze ngo akubeshye. Ngo iki nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Twabisomye ku murongo wa 10 w'igice twasomye. Udakunda mwene se si uw'Imana. Akomeza avuga ngo twebwe tuzi yuko twavuye mu rupfu tukagera mu bugingo buhoraho kuko dukunda bene data. Haleluya. Aravuga ngo udakunda ntazi Imana kubera yuko Imana ari urukundo. Ni nkaho yarondoraga abantu b'icyo gihe akabona bavuga ko ari abakristo, bavuga ko bizera Imana, bizera Kristo, ariko nta rukundo bafite. Aravuga ati rero abo bantu ntago bishoboka. Abantu bose bizeye Kristo muzabamenyera ku rukundo. Haleluya. Na Yesu nibyo yabwiye abantu, arababwira ngo nimukundana nibwo bazamenya yuko muri abigishwa banjye nyakuri. Ntabwo yigeze ashyiraho ibindi bipimo byinshi cyane. Yarababwiye ngo nimukundana nibwo bazamenya yuko muri abigishwa banjye nyakuri. Birasa naho andi mategeko yose agasohorera mu rukundo. Uwabashije kugira urwo rukundo aba ageze ku kigero cyo kuba yabashije gusohoza andi mategeko yose. Haleluya. Maze Yohana akomeza asobanura urukundo ageze ku murongo wa 16 muri cya gice twasomye. Aravuga ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo nuko Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu, natwe dukwiye gutanga ubwacu ku bwa bene data. Aravuga ngo ntimukundane urumamo mu magambo gusa, ahubwo urukundo rwanyu rube mu bikorwa. Ngo ariko se ufite ibintu byo mu isi akareba mwene se akennye akamukingira imbabazi ze, nuba ngo ntamugirire neza. Urukundo rw'Imana rwaguma muri we rute? Bana bato, twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ku rurimi, ahubwo dukundane mu byo dukora mu by'ukuri. Urukundo ntabwo ari amagambo, urukundo ni ibikorwa. Ikitumenyesha urukundo nuko Kristo yatanze ubuzima bwe. Ntabwo yicaye mu ijuru ngo abivuge ngo abitangaze ngo ndabakunda, yabishyize mu bikorwa, araza aratwitangira. Natwe ikitugaragariza urukundo nuko dutanga ubuzima bwacu ku bwa bene data. Tukitanga, twitangira bataramenya Yesu Kristo kugira ngo bamwakire, tugashyiramo imbaraga, tukagira ishyaka, tukababazwa nabo, tukagira imbaraga zo kuvuga ubutumwa no kubasengera, ariko tukagira n'ishyaka ryo gufasha bene data nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze bakennye. Ndasoreza kuri 2. Ikindi yavuze, ikindi gihamya yavuze ni ukudakunda iby'isi. Mu gice cya 2 ku murongo wa 15 n'uwa 7 aravuga ngo ntimugakunde iby'isi cyangwa ibiri mu isi. Umuntu nakunda iby'isi, gukunda data wa twese ntikuba kuri muri we. Ahangaha kudakunda iby'isi ni iki? Isi mu gitondo Dr. Joram yayivuzeho, avuga systeme y'isi. Icyo yavugaga kudakunda iby'isi ntago yavugaga kudakunda iby'Imana yaremye, ibidukikije n'ibindi byose tubona mu isi, ahubwo n'ukudakunda imikorere y'isi ngo aba ariyo ituyobora. Isi ifite imikorere yayo, ifite imigendere yayo. Rero Yohana yaravuze ngo ukunda iby'isi, gukunda Imana ntikuba kuri muri we. Abantu bashaka kugendera muri systeme z'isi, uko isi igenda, uko ifata imyanzuro, akaba ari byo bintu bibashishikaje cyane, ntabwo gukunda Imana kuba kuri muri bo. Hanyuma rero asoza ibihamya ni byinshi muri uru rwandiko, abashaka kubisoma bazarusome rwose biriya bice 5. Ayongera kubabwira inyota yo gukumbura kugaruka kwa Yesu. Haleluya. 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 Umukristo wese nyakuri ahorana inyota, ahora yumva kumbuye kugaruka kwa Yesu, ahora yumva iwacu ari mu ijuru.
ahora yumva iwacu ari mu ijuru, ahora yumva ategereje kugaruka kwa Yesu, akumva afite ayo matsiko, akabyumva mu mutima we yuko abitegereje. Ntabwo atinya, ntabwo abatinya ngo avuge ngo ariko nk'ubu ngubu aka kanya Yesu aje najya hehe. Oya, ahubwo ahora akumbuye kugaruka kwa Yesu. Bakundwa, turi abana b'Imana, ariko uko tuzamera ntikuragira uti, ntikurerekanwa. Niko twatangiye dusoma kwa rwandiko mu gice cya 3 ngo ariko icyo tuzi nuko Yesu niyerekanwa tuzasa nawe kuko tuzamureba uko ari. None aravuga ngo ufite ibyo byiringiro yiboneza nkuko aboneye. Uko gukumbura kugaruka kwa Yesu gutera abantu guhora biboneza nk'abantu bategereje iki? Bategereje Kristo. Reka dusoze. Kandi turimo tuganira tuvuga ku bihamya byo kwizera. Bivuga ko kwizera ni ubuzima butari ikigare, butari ibintu abantu bavuga gutyo gusa, ahubwo ni ubuzima bufite ibihamya. Iyo tugeze mu gihe cy'urujijo, mu isi y'urujijo, hari inyigisho zitandukanye zirimo n'iziyobya abantu, birakwiye yuko tujya mu ijambo ry'Imana tugacukumbura tukamenya ngo abizera nyakuri ni abahe, barangwa n'iki. Ijambo ry'Imana rivuga ko ari ibiki bibaranga. Kandi ibi ngibi ntabwo ari ibintu ndi kubabwira ngo nimugende mukora ibi ngibi nibwo muzaba muri abizera nyakuri. Hoya, ahubwo ibi ngibi umuntu wizera wese birashibuka muri we nka za mbuto z'umwuka twavugaga, sibyo? Imbuto zishibuka ku giti. Iyo igiti gihari nyine imbuto kikaba ari igiti cy'ukuri, imbuto zivamo. Nuko ngo uwizera ntabwo ibi ngibi ari ibintu akora kugira ngo yizere, ahubwo uwizera ibi bihamya bishibuka muri we bikamugaragaramo. Haleluya. Buriya umuntu ashobora guhimba inkuru ariko ntabwo ashobora guhimba gihamya. Murabyumvise? Umuntu ashobora guhimba inkuru ariko ntabwo yahimba gihamya. Abacamanza bakunda ikintu bita evidence. Ushobora guhimba ibintu ariko ntiwahimba ikibihamya. Tuvuge nk'ubu ushobora guhimba ukavuga ati wenda umuntu runaka aratwite. Ibyo ukabihimba nta kibazo, kubihimba byo wabishobora. Ariko nta kintu wakora kugira ngo abaganga nibamupima basanga atwite. Ikiri bubihamye nuko bamupima bagasanga ko katwite. So you can create a story. Ushobora kubihimba ariko ntago wahimba gihamya. Ushobora kuvuga ati wenda inzu yahiye, ariko nta kintu wakora ngo umuntu uri buhage ntayihasange, asange kuko yahiye. Nubwo wabihimbye ariko abantu nibahagera baraza gusanga inzu ihari. No kwizera nuko bimeze. Umuntu ashobora kubyiyitirira akabivuga akabibwira abantu, akaba ari mu rusengero, akaba ari mu itorero, akabatizwa, ibintu byose bigaragaza yuko mu by'ukuri ari umukristo, akabikora. Ariko ntago ashobora guhimba bino bihamya kubera ko ubuzima bwo kwizera butari muri we. Ntago ashobora kunesha ibyaha kandi Kristo unesha ibyaha atari muri we, ari ibintu yiyitirira, ntabwo bishoboka. Rero birashoboka ko umuntu yibwira ko yizera ariko se ufite ibihamya? Iyo wigenzuye ubona ari iki kiguhamiriza ko wizera? Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo umwuka w'Imana ubwe ahamanya n'umwuka wacu yuko turi abana b'Imana. Ndizera ko igihe twaganiraga ijambo ry'Imana buri wese yagiye yigenzura nk'uko ijambo ry'Imana ryabitubwiye ko tugomba kwigenzura, ukareba koko nimba uri mu byo wizera. Ariko niba nanone usanze ari byo wiyitirira nta bihamya bihari, wakwibaza ikibazo. Kandi ijambo ry'Imana ravuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Bene data, ndashoje kwizera ntago ari ibintu tuvuga ngo tubyiyitirire. Nta nubwo ikiduhindura abizera nyakuri ari uko tubivuga cyangwa tuzi kubisobanura neza nk'abari abari bafite ubwenge bwinshi. Ahubwo kwizera n'ubuzima bwihamya ubwabwo. Abizera mu by'ukuri ibihamya bibagaragaraho, ntago bisaba kubyishyiramo no kubihimbahimba, bishibuka muri ubwo buzima bwo kwizera bakiriye muri Kristo Yesu. Haleluya. Hari abantu
bavuga ngo Pawulo yaravuze ngo ibyo nkora byose bikoreshwa na Kristo uri muri njye. Umuntu ashobora kwizera iryo jambo akanaryishyiraho akavuga ngo ibyo nkora byose bikoreshwa na Kristo uri muri njye, ariko wajya kureba mu by'ukuri ukareba ibintu akora ntago Kristo yabimukoresha. Wagakwiye kureba ngo ibyo Pawulo yavugaga Kristo amukoresha ni ibiki. Ibyo yavugaga Pawulo Kristo amukoresha nanjye nibyo nkora. Hari ibintu Kristo atagukoresha. Ntabwo ubwami bushobora kwisenyera. Kristo ntashobora kukujyana mu byaha, umwuka w'Imana ntashobora kukujyana mu byaha. Kubera yuko twebwe abamaze kwakira Kristo twamaze gupfa ku byaha, ntabwo dushobora gukomeza kuramira muri byo nkuko Pawulo yabivuze mu Baroma igice cya 6. Ndagira ngo rero dusenga Imana, abantu bisuzume mu mitima yabo, barebe mu by'ukuri niba batari kugendera mu kigare, barebe mu by'ukuri kuko nimba kwizera kwabo gufite ibihamya, kandi ijambo ry'Imana rikomeze kubafasha kugenzura iyi minsi turimo.